hanyuma murakoze kwemera kuganira n'itangazamakuru twishimira cyane witwa nde nitwa Ishimwe Grace ufite imyaka ingahe ndi umunyarwandakazi w'imyaka 19 uzi no kwivuga se mu busanzwe kwa kundi bya kinyarwanda yego ndabizi kuko ndi umunyarwandakazi wigeze kwivuga bivuga ushyiramo n'ibisekuru yego sindi niba wakongera ukabigerageza ndi Ishimwe Grace Ishimwe wa Sebuhoro Seburo wa Kanyabuganza Kanyabuganza ka Murasanyi wa Seburo Seburo wa Rukaranka rwa Rukurungu Rukurungu rwa Nsana Nsamira wa Ruhanga rwa Gihumbi nziza cyane hanyuma kwivuga se tubimenyereye ku bahungu yego oya ubu ngubu muri iyi minsi kigezweho haje uburinganire icyo umuhungu ashoboye nanjye ndagishoboye kandi kwivuga burya bituma umenya inkomoko yawe kuko utaziyava ntamenye yajya nta muntu urakunenga ko wivuze ukavuga atari uyu mukobwa arashaka kwigira ibiki oya ntawanenga kuko uwo nawe ntabwo yabasobanukiwe kuko tuzi ko na Ndabaga yafashe ubutwari bwo kujya gukora se ku rugamba kandi ari umukobwa hanyuma ari kwiyamamariza ni Musanze ubundi waje uturutse mu karere ka Gasabo muri Gasabo yego kubera icyo waturutse Gasabo kaza i Musanze murakoze impamvu naturutse Gasabo nkazi Musanze ngiye nyine Musanze nahabayeho nkunda ikirere cyaho kandi nkunda uburyo gafite ibyiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo hanyuma babona watambutse imbere y'akanama yego hanyuma watambutse gute nyine aha ni irushanwa wenda ku buryo bakubajije imishinga njyewe bijyanye nanjye ku giti cyanjye nakoze ibishoboka kandi ibyo nkwiriye gutanga nibyo natanze yego hanyuma umushinga wawe ni uwuhe unatubwire ku cyizere ufite cyo kuba nyampinga w'u Rwanda 2020 murakoze ku mushinga aho ntacyo uranyihanganira ntago uracyari umushinga uyu munsi ntago nawutangaza kuko ni intambwe ya mbere sinzi nimba ndibunakomeze ako nijeje abanyarwanda n'ubundi bazawumenya kandi ikindi kintera icyizere ni ukwirushanwa ibyo bisaba ndabyujuje no kuba narenze ku burebure n'iki uburebure wari ufite dute cyangwa se akoba kuko birashobora kuza hariya nyine hari igihe umwunzani ukuruka hanyuma tujye kuri criteria ubwiza ubwenge n'iki kindi n'umuco byose wibonamo 100%. Byose mbyibona ubwiza ndabufite none se utiyizeye ko ari mwiza nta n'uwabikumenyera ubwenge ndabufite nabwo no kujya imbere y'abajori ba Mike nyine nabyo n'ubundi buhanga hanyuma nyampinga wa 2019 ugiye gusimbura harya yarinde ni mwiza Megan ni ikibona ni mwiza Megan wenda umuntu yavuga ati iki ntabwo yagikoze cyangwa se nubwo yabikoze ntabwo byageze ku rwego nifuza kurenza ntago navuga ngo ntacyo yakoze kuko buri muntu agira umushinga we kandi buri muntu agira inzira akoramo gahunda ze ahubwo ngewe nje kusitse icyo yasize kuko nyine igihe cye kirageze cyo gutanga ikamba ngiye mbaye nyampinga nakusitse yasize ngatera ikirenge muke neka bimeze abanyampinga b'u Rwanda babayeho n'abariho kugeza ubu ni ugira nka role model wawe ku buryo uvuga ati niwe nemera cyane yego iradukunda Liliane kubera iki Liliane ikintu mukundira nuko yabashije gukora ibikorwa bye nkuko yabidusezeranyije nyine n'abandi barabikoze ikintu ngiye nakundiye Liliane nuko yabashije kugera kuri byinshi ku myaka ye mike 18 ni ibintu bitangaje uracyari urubyiruko mu myaka 19 yego 19 yacyari mike hajya warangije kwiga mu kangahe mu wa gatandatu secondaire ubwo wize biki ibinyabuzima ubutabire n'ubumenyi bw'isi bisiga biochimie twebwe kera byari biochimie ariko byaragutse nyine hanyuma nka nyampinga ukiri urubyiruko ubona urubyiruko rw'u Rwanda rukeneye iki ni ibiki bigikorwa n'urubyiruko ku buryo uvuga ati bikwiye guhinduka rwose mu rubyiruko dufatanye bihinduke murakoze cyane ngewe nka nyampinga ari umukobwa uri ku mpinga abandi bakobwa bareberaho mbere na mbere ngewe numva nafatanya n'abakobwa tukarwanya inda zitateganijwe ndetse tugaca n'ibiyobyabwenge muri rusange nta nubwo ari abakobwa gusa twese biratura kuko abo bakobwa ntabwo ari bo nyine bitera inda nyine nta kiyobyabwenge yigeze umwaho na rimwe oya ntago nakubeshya n'akayoga wapi usanzwe urasenga cyane usengerayo mu itorero Ebenezer Holy Church kuvuga ngo uri n'umukristo cyane hanyuma itorero ryanyu ko bazabyakira bate nibabona bagiye muri nyampinga hari igihe abarokora kenshi usanga bakunda kubikabya oya biterwa n'imyemerere twebwe ntago ari ADPR wenda simbize nako biterwa n'imyemerere twebwe biremewe kuko biremewe ndumva nta kintu bantwara nyine hanyuma atugana ku musozo ubona umukobwa w'umunyarwandakazi
afite isura ki ubundi akwiriye kwitwara ate kugira ngo akomeze kuba umukobwa w'umunyarwandakazi koko igihugu cyizera? Murakoze. Umukobwa w'umunyarwandakazi numva ari umukobwa mbere na mbere ukwiye gukunda igihugu cye, kuko iyo ukunda igihugu nyine uba ukunda n'abantu. Ikindi kandi akwiye kuba ari umukobwa ugendera kuri indangagaciro z'umuco nyarwanda, wiyubaha kandi ugira intumbero kandi wihesha agaciro aho ari hose. Ibibazo bya connaissance generale ugiye byemera? Igihe bajya bavuga ngo u Rwanda afite nk'uturere tungahe? Oya, ntabwo nabyemera uyu munsi. Ariko nk'icyo waba ukizi? Turere ni 30. 30. Wowe uri mu Gasabo? Yego. Ubwo ni mu mujyi wa Kigali? Cyane. Mujyi wa Kigali ukagira ngo tungahe? 3: Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Urumva ko byose ubizi. Hanyuma rero tugushimire cyane kandi twizere ko twifuriza amahirwe masa. Yego, Imana nibishaka ndakomeza. Ariko ufite ubwoba? Ntabwo bwabura. Iri ni irushanwa, buri wese abashoboye, abakobwa bose ndi beza, bafite ubwenge, bafite umuco, nyine ibindi tubiharira akanama nkemurampaka. Ariko hari abo wabonye ukavuga ati okay, nanjye natambuka mbere ye? Oya, ntabwo wavuga umuntu se kaba mwiza imbere y'umurebye, ushobora kwishyira hejuru umujyaji ntaba ari kamubona. Yego. Tugushimire cyane nakoze. Yego, namwe murakoze. Yego, murakoze cyane. Hanyuma murakoze kwemera kuganira n'itangazamakuru. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Witwa nde? Waje uturutse hehe? Amazina yanjye ni Munezero Ella Irma Pierine, naje nurutse hano mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Muri Gicumbi. Hanyuma ushyiremo n'akabaraga. Wabajijwe? Yego. Umushinga wawe ni uwuhe? No kurwanya inda zitateganyijwe ku bana bari munsi y'imyaka 18. Inda? Inda ziterwa abana bari munsi y'imyaka 18. Nubwo n'izanda zitateguwe. Ubona nawe ari ikibazo gihangayikishije kubera iki wahisemo uwo mushinga kurenza uko wavuga ati umuntu w'Igicumbi wenda nakabaye neza imbere ubuhinzi? Nuko ari ikibazo gihangayikishije igihugu muri rusange ndetse n'ababyeyi. Ubona bigirize ingaruka cyane ku mwana yatwara nk'izo nda zitateguwe, bimugire yaziye ingaruka? Iyo umwana atwaye iyo nda nyine acikisha amashuri. Icyo kibazo nyamukuru. Hanyuma ukabona hakorwa iki rero? Naganiriza abana munsi y'imyaka 18 nkabagira inama zabafasha kugira ngo birinde ibishuko biri hanze ngo bituma bishora mu busambanyi bituma batwara izo nda. Waciye imbere y'akanama nkemurampaka, umushinga wawe kawakiye gute? Umushinga wawe bawakiye gute mu kanama? Ndubye ibyo naza kubimenya mu kanya. Ariko se nta bagwa yesi nkaze ukurikije nk'uko wasubije? Ku giti yanjye navuga ko rasubije neza, ariko ubwo nyine ntabwo mbizi ko biri buze kugenda nyuma. Watangiye ufite kugira ngo ugire igitekerezo cyo kuza muri Miss Rwanda, byaturutse inspiration yavuye he? Cyambere nuko nabikundaga kandi nkumva ko nanjye ari umusanzu natanga ku gihugu cyanjye. Miss Rwanda baravuga ngo n'ubwiza, ubuhanga n'iki n'umuco. Duhere ku bwiza. Urabyujuje nawe ubona uri mwiza? Ni mwiza cyane. Yego. Hanyuma wifitiye icyizere kingana iki wenda nubwo kugeza ubu turi kuganira nturamenye biravamo niba uzahagararira uri mu bazahagararira intara y'Amajyaruguru, ifitiye icyizere kingana iki cyo kuba nyampinga? Urabishingira kuki? Nifite icyizere cyinshi cyane. Ikintu cya mbere mbishingiraho nyine ni umushinga wanjye. Batugaruke ku babyeyi. Akenshi abakobwa bajya kwiyamamaza kuba abanyampinga ugasanga ababyeyi babo ntibabikunze. Waje hano babizi? Barabizi. Babyakiriye bate? Narabibabwiye barabyakira, bambaza impamvu rumva nshaka kubikora, ndabibabwira, baranshyigikira. Abakobwa bakugira inama? Wari ukomeje bakugira nk'izihe nama? Nyine bagendaga banyungura ibitekerezo nyine ku mushinga wanjye. Hanyuma se ni nk'ibihe bibazo ubona bihangayikishije igihugu birenze izo nda zitateguwe? Kuko ni byinshi. Hanyuma nk'umuntu w'urubyiruko ubona wagira uruhare mu gukemura ibyo bibazo? Ndumva ikibazo nyamukuru gihangayikishije igihugu icyo ngicyo nyine nahisemo kumva ndamutse ngira amahirwe nakemura. Muri Gicumbi barahari ariko abo bana baterwa inda zitateguye cyane? Barahari. Hari mu bajaji, hari bamwe twagiye tugana akavuga ati ariko abajaji njye rwose ntabwo namukunze, yambaje mu Cyongereza wenda sinisobanura neza, abandi akavuga ati harabona atinyaga. We ntawe yatinye? Njye nawe natinye. Ni ubwa mbere uje muri Miss Rwanda? Ubwa mbere. Hanyuma ukurikije abantu mwakompese cyangwa se mwahatanya aha, ufite icyizere cyo kuboneka mu 10? Ndagifite. Hanyuma Miss Rwanda ugiye gusimbura uramwibuka? Ndamuzi. Ninde? Megan. Niba icyo ubona ni mwiza Megan kugeza ubu atakoze ku buryo uvuga ati okay ibi ntabwo yabikoze, ariko cyangwa niba yabikoze kugira ruti yashimishije, ngiye ngomba kuzashyiramo imbaraga?
Okay, ndumva imigabo n'imigambi yari afite kuzakora arabutse abaye Miss Rwanda ari mu ihatanwa yarabikoze. Hanyuma wavuze ku bintu byo kurwanya inda zitateguwe kandi urangije segonderi akakaya ngira ngo ni muri uyu mwaka mu mashuri abana babatera inda urabizi ubona hakorwa iki kugira ngo abana bo mu ishuri ntibaterwe inda zitateguwe ari n'umushinga wigeze kuzaho agakingirizo ko ku ishuri umbwire niba wabyemera kuko nabyo byagaragazwaga nk'urwego cyangwa nk'icyakwifashishwa kugira ngo inda zidakomeza guterwa abangavu nko ku ishuri ikintu ndabivugaho cya mbere numva ikintu cyatuma izo nda zigabanyuka ku ishuri ubundi byaturuka mu bayobozi b'amashuri mu gukaza amategeko agenga ikigo agenga abanyeshuri ibyo ndumva aribyo byatuma izo nda zigabanyuka rero ngo gushyira ikingirizo ku ishuri ndumva ngiye nta kintu yabigabanyije utekereje iki ku ikoreshwa ry'agakingirizo agakingirizo bavuga ko uretse kuba karinda inda karinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina we urakemera wemera kugakoresha mbona ngo nagakoresha ariko ngewe uko byumva hari ibyo karinda yego ariko umuntu yabishatse sinzi ukuntu byagenda gashobora no gucika ngewe sinzi ntabwo mba numva gakomeye ntabwo urumva gakomeye kandi utaragakoresha uko mba mbitekereza nuko ubitekereza ariko nawe wemera ko ari uburyo bwiza umushinga warimo gusuzumwa mu nteko ishinga amategeko ko abakobwa b'abangavu bagomba guhabwa ibinini cyangwa se imiti tubyite kubaboneza urubyaro imiti iboneza urubyaro wowe urayishyigikira nka Miss Rwanda ufite projet nk'iyo njye ntabwo nyishyigikira kubera ko iyo babahaye iyo miti ntekereza ko hari icyo yangiza ku buzima bwabo ibyiza ahubwo ndumva hakazwa ingamba zo kugira ngo bazindeho kugira ngo bakoreshe iyo miti ibyo binini izo nshinge se ntabwo ngiye mbishyigikira none ubona uburyo bwakoreshwa ari ubuhe kugira ngo umukobwa adatwara inda kuko agakingirizo uragaragaza ko urasa nk'umuntu utakemera no kuboneza urubyaro ugasa nk'umuntu utabyemera wowe ubona hakoreshwa ubuhe buryo ubundi uburyo bwa mbere njye numva nakoresha bitewe n'uko ari n'umushinga wanjye undi umuntu amaze kumva ingaruka z'ikintu cyangwa yamaze gutakaza agaciro k'ikintu ari gukora icyo gihe bituma acika imbaraga zo kugikora akabona ko nta kintu kimaze ndumva rero uburyo njye nabirinda cyangwa se nabikumira nashyiraho ahantu abana bazajya bahurira bari munsi y'iyo myaka bakazajya bahurira tukabagira inama bakungurana ibitekerezo bakumva buryo ki nta kintu bimaze no kubikora akenshi ikintu nyamukuru mbona kibitera nuko umuntu nshobora kubona ikintu kuri mugenzi wanjye nkumva ndacyifuje nta bushobozi mfite ngatangira gushaka uburyo ki nshobora kukibona icyo iyo nshatse uburyo ki nshobora kubibona nshobora gutekereza kubona amafaranga nta kazi ngira niga ariko abana wenda tukiri aho abantu bose batwara inda ntabwo aba ari abakene kuko gukora imibonano mpuzabitsina ntekereza ko ni desire abantu bose bagira niyo mpamvu na leta ivuga ngo udakoresheje agakingirizo agira ubundi buryo bwo kwirinda izo nda we ntubona ko hakuriyeho ubundi buryo burenze bwo kuvuga ngo abantu bifate kuko kwifata abantu benshi bagaragaza ko bidashoboka nyamara agakingirizo bakavuga ko agakingirizo byashoboka kwifata bararya baba tumva impamvu y'ikintu ari kwifatira akamaje kumva impamvu agomba kwifata yakifata ni ukuvuga kugeza ubu urifata ntabwo urakoresha agakingirizo ndetse navuga ko ntawangoye nyuma dusoza ubona umukobwa w'umunyarwandakazi akwiye kurangwa n'izihe ndangagaciro zirenze izanditse mu bitabo ndumva indangagaciro zigomba kumuranga ari ugukunda igihugu cyo no kugikorera muri ubuhe buryo ubwo natwe turagikorera turi abahungu nyine gukunda igihugu ni ukugikunda yego kandi bifatiwe n'uko kugikorera ndumva rero nk'abakobwa cyane akenshi byajyaga bibaho ko mwumva ko tudashoboye ibyo tutakora ariko ubu ngubu byamaze kugaragara ko ari ibyo dushoboye ikibazo cyagutunguye ni ikihe ikibazo cyane kigeze kinungo ntacyo hanyuma ubuzima dusoza yenda ikiganiro cyacu ba nyampinga burya bagira ubuzima babamo guhora buri gihe aharanira ko atazabyibuha guhora kuri taye guhora muri siporo ubuzima bwa ba nyampinga ubona n'uba nyampinga uzabushobora yego nzabushobora urabishingira ku ki nta kintu kigoranye kirimo iyo wafashe umwanzuro wo kuza muri nyampinga uba wemeye no gukurikiza nyine amategeko abigenga rora umudo wawe n'uhe muri ba nyampinga bose uzi babayeho mu Rwanda Liliane kubera iki ikintu cya mbere nshingiyeho nuko nyine ibyo yari yariyemeje
kuzakorera igihugu cye yabikoze kandi ubu ngubu njye mbona ko aracyakorera igihugu cye. Harabona se b'ibirwayi batabikoze wenda ku buryo uvuga ngo Eliane niwe wa mbere cyangwa niwe the best. Burya umuntu agira gukunda kwe muri bose yego barabikoze ariko njye nagize uwo nishimira. Okay, tugushimire cyane kandi tukwifuriza amahirwe masa ku giti cyanjye. Koze amazina yanjye nishimye Vivine nkaba naje nturutse mu karere ka Rubavu. Yego. Kubera iki waje kwiyamamariza Musanze se kandi uturutse aho hose? Okay, Musanze ndayikunda cyane na karere keza. Yego. Hanyuma rero ufite icyizere kingana iki cyo kuba nyampinga w'u Rwanda? Ya icyizere nticyabura ariko sinakubwira ngo ni kangahe kwijana gusa icyizere nticyabura. Tubwire ugereranyije kurikije abakobwa mwahangutanye nta koba karimo? Okay, ubwo ntibwabura nyine nk'ahantu bugiye kugera ari ubwa mbere ntabwo ubwoba bwabura ko nyine nagari bwinshi. Yego. Ubwiza ubwenge byose kuri wewe ubona byujuje ku buryo avuga ati nyampinga w'u Rwanda iriya modoka nzayicaranye ifimviremo. Ya ntawimenya gusa njye ku giti cyanjye nifitiye icyizere cyo kuba iryo kamba nanjye naryambara nka Miss 2020. Niko bimeze. Hanyuma nuramuka ubaye nyampinga umushinga wawe n'uwo ubona uzahindura iki cyane cyane ku mibereho y'abanyarwanda muri rusange? Ya umushinga wanjye ikintu cya mbere nzahindura ni ubushomeri ku rubyiruko. Murabona yuko ubushomeri bwugarije urubyiruko kandi iyo ubushomeri buje niho duhera tujya mu biyobyabwenge tugenda mu bintu bitaduhesha agaciro. So njyewe mu mushinga wanjye numva yuko nzafasha cyangwa nzazamura abagenzi banjye kugira tubashe kuva muri za ngeso mbi zose cyangwa tutagwa muri bya bishuko tuzihangira imirimo ariko yerekeranye no kubukerarugendo dukura ba mukerarugendo mu gihugu. Oya hari uwo wahanze ku buryo rundi rubyiruko rwakureberaho? Ya ntawe ndahanga ariko uri mu bikorwa. Urabona nibwo ngisoza segonderi ariko umushinga wanjye uri mu bikorwa. Okay. Hanyuma muri ba nyampinga bose barangije cyangwa abuzi uzi ba nyampinga bangahe? Barenga 5. Ni nkande nanduze. Ni benshi. Bose si ngombwa ngo cyangwa nk'uwo wemera. Bose ndabemera kuko bose buri wese afite icyo yagiye akora, afite aho yagiye akura urubyiruko naho yagiye arugeza. Ntago navuga ngo nta muntu wigeze akora, bose barakoze kandi ibikorwa byabo nanjye bintera kuba natera ikirenge mu cyabo. Hanyuma nyampinga w'u Rwanda wifuza gusimbura ugiye gusimbura kuri uyu mwaka yarinde? Mwiza Megan. Okay, urakoze cyane. Yego murakoze. Ni mwiza Megan. Ni mwiza Megan. Amahirwe masa rero suza. Murakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.